Hello, reka mbanze mbasuhuze. Imana y'amahoro nibahe umugisha mwinshi cyane utagabanyije kandi ikomeza kugenda ibagurira imbibi. Nkuko bisanzwe ni Mr Peace bana namwe umunsi kuwundi ngira ngo uri kubona imodoka ari nkuzaniye ni imodoka nziza ari mu bwoko bwa Nissan ngira murazizi nono izi ngizi zo hambere zo murabizi ko zikomera cyane. Ni imodoka itayazipfa gupfa ni imodoka zitagira ikibazo na kimwe. Noneho urabona ari double cabine ikagira na sashe nini. Nukuvuga ngo iyi modoka urabona parishoke yayo ukuntu imeze. Urabona umubiri wayo ukubona imodoka nta mastike. Wayibonaho nimwe. Imodoka ni cyamoshere. Ino modoka nyirayo yayiguze n'umuzungu wayizaniye ayizana mu Rwanda arangije agiye gusubira bayimuha. Iyi modoka kuyibona ni kwimeze nta kibazo ni sandefu habe na gato. Habe na gato nivuga ngo habe na gato habe namba. Imodoka yambaye amapine mashya. Imodoka ni nziza ifite kwire yayo muri salon sawa hararyoshye. Imodoka ibati ryayo ukuyibona ni kwimeze ntihigeze inakoroboka basi ngo bavuge ngo bagiye ngo kumastika ngo ibiki n'ibiki ntago yigeze igwa ntiyagonze. Imodoka ntiyaguye ni imodoka sha nta kintu kinezeza nko kuvuga amakuru ikintu nzi. Iyi modoka nayigiriyeho mu minsi ishize ndayibona ndeba uburyo imeze imivugire yayo moteri yayo ukuntu ivuga n'urwembe nushaka no kwese uzavuga tujye no muri Nyungwe utwara ushaka. Iyi modoka rero reka ndeke gutinda muri byinshi nyitaka kubera ko nawe uzayigeraho uzabyibonera. Irashakwamo miliyoni 5,500 harimo n'ibiganiro kandi binini bigari. Imodoka ntihenze icyo nicyo cyambere. Ikindi modoka ifite ibyangombwa by'igihe kinini. Ndashaka uzambima makuru kuko naje gusanga iyo mbaha makuru arambuye nkavuga ibintu mu buryo burambuye ntabwo muboneka nimuboneka abeshi muza mukina gusa. Rero nta mpamvu nimwe yo gukina n'amafaranga. Niba ushaka kugura imodoka uri umukire ariko byubanza umenya makuru mba nagwa hano nayakuye. Imodoka nasuye nkayitangaho amakuru ahagije mba nyizi. Imodoka uzamuye kapo moteri yayo irumutse wareba mu nkinyi zayo imodoka ntigeze igwa mushuti yanjye. Imodoka ni nziza birenze uko bitekereza iracyarishya iracyaryoshye n'urwembe irumutse munsi nushaka uzashyire kuri force zingana gute ureba bakurebera urunguru uko bishaka. Imodoka wemereye kuyeseya ugakora buri kimwe cyose ushaka kuri miliyoni zawe 5,500 nana kudiringira rwose imodoka tukayikatuza birashoboka. Iyi modoka rero iraryoshye reka ndeke kuvuga byinshi mpamagara kuri 078 97 41 bibaye byiza waza tukayisanga ku Kamonyi hafi aho ugiye kugera i Muhanga. Ikindi iyi modokari rimwe na rimwe hari gibira hano Kejeri hano Kigali dushaka no kwirebera hano Kigali ariko by'umwihariko wumve ko isa twayitungura twayisanga i Muhanga. Tuzinduke tugende turebe imodoka. Nzi neza ko ahangaha ndibuze kuba nkugurishije imari yumutse imari nziza imari y'umugisha. Reka mbashimire rero mwese abanyamugisha tubana hano kumvura TV. Ohera uyu munsi ngiye kujya mbaha imodoka imwe nzajya mbatunguza imodoka nyinshi za modoka magana ngahe mubona mbarundaho. Ntabwo ushaka kubacangikisha imwe iyo ushaka umuhamagara umbwira ati ndayishaka mba nyifite. Nta modoka nimwe wambona na cyeka itari mu gihugu. Ndabakunda cyane rero Imana nikomeze kugenda ibashyigikira mu byo mukora buri munsi umunsi ku wundi. Saza barakwemera urubyiruko nabo icyamakuru yuko bagukunda pe